Alright, ibihe byiza kuri buri mwese mudukurikira umunsi ku munsi, ndacyari wa muhungu wanyu James Legend wamamaye, tukaba tugarutse nanone mu nkuru ya My Heart Talking and Comment. Uyu munsi twabateguriye inkuru nanone ishyushye cyane, aho Navy n'umukunzi we kuri uyu munsi bamaze gusapoza yuko bagiye kubana, bagiye gukora ubukwe ndetse ibintu rwose byiza cyane, aho umusore n'umukobwa bashobora gufata umwanzuro bakavuga bati twebwe ubwacu turabona ari ngombwa ko dukwiye kubana, hanyuma urukundo rwacu tukarushyiraho iherezo ryo kubana burundu, tukabana akaramata, hanyuma ukajya undeba nanjye nkakureba turi kumwe umunsi ku munsi. Hagati aho ariko Yves nawe yarangije guturwa mu mutego n'umukobwa witwa Tony, aho yapanze na gadi ko uyu musore Yves bamusindisha akisanga yaryamanye n'uyu mukobwa Tony, biraba ibyuya ntibibe amaraso. Ese Yves asanze yateye umukobwa inda mu gihe atabyifuzagamo byagenda bite? Byamubyarira kwicuza se? Yabyishimira se? Aho muri amakomenti mumbwire uko mwumva hariya byagenda. Si ibyo gusa kandi Nina nawe nyuma yo gukuramo inda akajya kwa muganga bitewe n'uko yari amerewe nabi, kuri ubu ngubu nyine yagarutse mu rugo. Ni ibyishimo ku babyeyi be kuko murabizi ko Nina buriya papa we amukunda kubi kandi na nyina ntabwo amwanga, ariko se we amukunda by'akarusho. Ubwo rero yaraje aramutetesha amubwira uburyo ki asuye kuba umwana kandi agomba kuba umwana mwiza, adakwiye no kwiheba, nyine ibintu nyine bigaragara ko hano ababyeyi b'uyu mwana bamukubise inkoni ya kibyeyi koko. Baravuga ngo inkoni y'umubyeyi iba ndende, banze kumurakarira mu buryo nyine budakomeje kuba byamuhungabanya cyangwa se byahungabanya ubuzima bwe muri makeya. Bobo ndetse na Nana biragaragara yuko bagarutse mu rukundo, aho Nana yongeye kwita Bobo sheri we, ukabona ko Bobo rwose bimunejeje nta kibazo abifiteho. Wawu! Ngira ngo abakundaga iyi couple kuri ubu ngubu mwongeye gusubizwa cyangwa se mwongeye kunezerwa, kuko Nana na Bobo ni abantu baciye mu bintu bikomeye cyane mu rukundo rwabo. Uburyo ki batandukanyemo rero ku bantu bakundaga n'amakupure ntabwo ariko twabyifuzaga cyangwa se ntabwo ariko twabonaga byagakwiye kurangira, ahubwo twabonaga ko byagakwiye kurangira nyine batsinze urugamba, bagatuma n'iriya miryango nyine yari ifite kwikompurika igeraho nayo nyine ikitekerezaho. Kuri ubu ngubu rwose Nana asigaye aza kwa Bobo yewana akamufurira imyenda, akamuterera ipasi, akamutekera, noneho akubitaho no kwambara n'agapira ke rwose aragatsapa, kandi ubona ntacyo bitwaye Bobo, nyine Bobo abyishimiye mu buryo bukomeye. Mwibuke ko Nana iyi nkuru yatangiye ari umuntu w'agashinzi mu buryo bukomeye, ariko uko ibihe byagiye bigenda biza akajya agenda ahinduka, nyine agaragara nk'umukobwa kuko umwari ukwiye, cyangwa se umukobwa ukwiye kuba afite imyitwarire myiza nyine ya gikobwa. Ngayo nguko rero izi nkuru za My Heart, murampa amakomenti mugende mumbwira uburyo ki muri kugenda mubibona. Ese ufite inshuti nka gadi wakwifuza kuyigumana? Ese nka Yves yongere yakomeza akundane na Tony, cyangwa ni nubwo yagarutse basubukura urukundo? Aho muri amakomenti mumbwire uko namwe mubyumva. Bibutse ko izi nkuru muzitegurirwa kandi mukazigezwaho nanjye James Legend wamamaye. Ndabakunda cyane, Imana y'u Rwanda ihorane namwe.